peteroli ni kimwe mu gize ubuzima bwa muntu. Buri kintu cyose ukoraho kijyanye na plastike, indobo, amashashi, ano macupa y'amazi tunyweramo, ingendo zose zaba izo mu kirere, mashini, ibintu byose ubona kuri iyi si byinshi bituruka cyangwa se bitangwa na peteroli. None utekereza isi idafite peteroli, tekereza amato yose ahagaze, tekereza inzira imwe gusa ishobora guhagarika ubukungu bw'isi yose. Tekereza iyo nzira iramutse ibaye itagikora. Iyo nzira nta yindi ni Strait of Hormuz. Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. A ship tracking firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. United States iri kugenzura cyane amato ajya cyangwa ava muri Iran. Hari n'abavuga ko iyi no gufunga ubucuruzi bwa Iran buciye mu mazi. Tekereza icyo kintu uburyo gikomeye. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese ibi ni intangiriro y'intambara cyangwa ni strategy cyangwa se ni strategy cyangwa se ni uburyo bwo gutsinda Iran hatarashwe n'isasu na rimwe? Ariko se igihe cyose gishize tuvuge ibi nibyo bintu, reka nongere mbibutse, Iran imaze imyaka 47 mu bihano bya Amerika, ntiyigeze iva kwizima. Iki nicyo kintu cyayikura kwizima. Reka twige tworoke kuri Hormuz yacu. Iyo uvuze Hormuz nuba uvuze inzira isanzwe y'amazi, ni ahantu ahubwo hahuza inzira cyangwa se ahantu hakomeye iyo twita Persian Gulf na Oman Gulf. Ni ukuvuga ngo ni inzira ikomeye cyane inyuramo hafi 20% ya peteroli ikoreshwa ku isi yose. Bivuze ko iyo uhagaritse cyangwa se iyo ihagaritswe isi yose irahungabana. United States Central Command cyangwa se CENTCOM niyo iri kuyobora ibikorwa byo mu mazi muri aka gace. Ibyo birimo nko gukora, kugenzura amato, gukurikirana ubucuruzi bujyanye na Iran no kongera ingabo zo mu mazi. Ntabwo ari ugufunga burundu, ariko si ugufunga burundu, ariko kuyishyira kuri pressure cyangwa se ku gitutu cyo kugira ngo Iran yemere ibyo bayisaba byose. Kandi mu gihe uko tuzi cyangwa se ibyo tumaze kubona kuri Iran, niyo turebye kuri opinion international, ubona ko Amerika irimo yishyira mu mutego kurusha uko ubishyiramo Iran. Intego nyamukuru ya Amerika ni imwe gusa: guhagarika gahunda ya nuclear weapon kuri Iran, kandi ibikorwa mu buryo butatu. No kuvuga ngo uburyo Amerika ibikoramo, no kuvuga ngo irashaka gushyira ibihano by'ubukungu. No kuvuga ngo ni nko kongera ibihano by'ubukungu, kubera ko niyo bahagaritse amato yose agana cyangwa ava ku byambo bya Iran, bivuze ko ari ibihano by'ubukungu. Guhagarika ubucuruzi na pressure ya gisirikare. Pressure ya gisirikare rero kuri Iran sintekereza n'ibikora. Intambara idasanzwe, intambara y'ubukungu n'ubwoba. No kuvuga ngo ibi ngibi biraproducinga ubwoba, biproducinge ko harabaho iki, harabaho ko abantu bose bahangayika. Noneho n'ibiciro birata bijya kuri pressure muri iki gihe gito, abantu batazi ngo biri bugende gute, none usange ibiciro byabaye hike cyangwa se byazamutse cyane. Ariko Iran ntabwo irebera, ntabwo yigeze yivuga ko iricara ikarebera gusa. Yamaze gutangaza ko niba ubucuruzi bwayo buhagaritswe, nta wundi uzambuka
mu mahoro muri Hormuz. Ni ukuvuga nta bwato na bumwe bushobora kunyura muri Hormuz mu buryo bw'amahoro in case ibicuruzwa bya Irani byahagize gute byahungabanyijwe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi okay, simbizi na Amerika ishobora kubitinyuka, ariko ahangaha niki Iran ishobora gukora kugira ngo hatagira ibindi bicuruzwa binyura muri Hormuz. Ni ukuvuga ngo yo ubwayo kubera ahantu iherereye ishobora kurasa amato, gushyiraho mine mu mazi, guhagarika inzira burundu ku buryo nta bwato na bumwe bunyuraho. Nyamara ibi ngibi noneho bishobora guhinduka intambara nyayo mu gihe twatuzi ngo baracyari muri ceasefire cyangwa se mu gahenge, ariko ntabwo nshobora kumva ko Amerika ishobora kuvuga ko abantu bari mu gahenge nyamara yo ikajya kubabuza umutekano. Nk'ibimenyetso byatangiye kugaragara, amato amwe ari gusubira inyuma nta kintu na kimwe atwaye. Ni ukuvuga ngo amato aratinya kunyura muri izo nzira kubera ko ikintu kiba gihari ni kimwe, kubera risike nyinshi, insurance igiciro cyayo kirazamuka, noneho tensiyo ikazamuka. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Amerika yatanze iyo communique. Okay, ntawamenya ushobora kuhanyura wenda nubwo bushyigikiwe na Amerika, Iran ikakurasa. Ibi ngibi bivuze iki rero? Bivuze ko supply ihita igabanuka, ibiciro bikazamuka, isi igahungabana cyangwa se ubukungu bw'isi bugahungabana. Ariko hari benshi batekereza ko ibyo byose bishobora no gutuma ibiciro bigabanuka nyuma wenda kw'isi. Ni ukuvuga ngo urumva ahangaha turimo turavuga mu gihe gitoya kubera pressure ibiciro bihita bizamuka. Urumva amato aragira ubwoba bwo kubanyura, insurance yari izamuke noneho kubera kurumva hari risk nyinshi. Ikindi nuko amato ashobora guhindura inzira akajya kunyura kure, noneho supply cost cyangwa se logistic cost ikazamuka. Niba ubwoba bugabanutse, ibiciro byagabanuka cyangwa ubukungu bw'isi bugasubira inyuma. Of course, ni ukuvuga ngo ibiciro bishobora kugabanuka bitewe n'uko ubwoba bwagabanutse, cyangwa se ubukungu bw'isi bwasubira inyuma, nabwo urumva demand cyangwa se abakeneye ibintu barahita bagira gute, barahita bagabanuka. Nibamara kugabanuka ibiciro bize kugwa. Ariko se baragabanuka gute? Ni ukuvuga ngo nuko haraba hariho inzara ahantu hose. Nyamara iyi ntabwo ari intambara isanzwe, ni intambara igizwe n'ibintu bitatu kandi bikomeye. Nk'ibyo twavugaga ngo tekereza isi iramutse idafite peteroli. Ahangaha turimo turavuga ko ari intambara igizwe na peteroli na power cyangwa se imbaraga, noneho n'ubwoba. Imbaraga za gisirikare, ubwoba cyangwa se fear, nibyo bigize kino kintu. Niyo ntambara, nicyo kintu mbese kiri kuvuga ngo kiri gushyira kuri pressure abatuye isi. Watsinze ubundi utsinda ntabwo ari urasa amasasu menshi, nugenzura ibintu bitatu neza. Ubwo turavuga fear, uteza undi ubwoba, power, noneho akagenzura na peteroli. Kandi ahangaha wenda nubwo okay, ahangaha wenda nubwo hazamo kumva, ariko ugereranije uburyo Amerika ibihugu by'Uburayi byayiteranye, even n'Ubwongereza bwayivuyeho, ahangaha ntabwo Abanyamerika bashobora gutsinda kino kintu. Reka nkubaze, nose wowe ubibona gute? Amerika ishobora gutsinda Irani itarwanye, cyangwa turi mu minsi ya nyuma mbere y'intambara ikomeye? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntwibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru akomeye nk'aya. Ciao ciao, hasta la vista.